nibyo reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 turagarutse muri studio aho tugiye kureba amakuru agezweho aza kwibanda kandi agaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano ikomeye cyane ikomeje kumvikana umunsi ku wundi ku butaka bw'iki igihugu gituwe n'abaturage barenga miliyoni 100, ariko mu myaka igera kuri 30 yose iki gihugu kikaba gikomeje kugenda cyugarizwa n'intambara n'amakuba, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko byinshi mu bijyanye n'iyi mirwano byagiye bigirwamo uruhare n'ingabo z'u Rwanda. Ariko kuri umugubu unyemereye twerekeze mu misozi miremire yo muri teritwari ya Masisi, ari guturuka amakuru adasanzwe ku bijyanye na operasiyo zikomeje kugenda zikorwa hagati y'abarwanyi ba FC23 bashyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda nk'uko bitangazwa n'uruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo bakorana n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC. Na makuru yizirwa cyane ngiye kubwira ku mirwano ikomeye cyane yabaye muri kilometero cyangwa se yavuzwe muri kilometero enye werekeza Rubaya. Ndaza kuba mbigarukaho aho kuri ngo bivuga ko ku munsi w'ejo Wazalendo abarwanyi bayo bagaragaye muri kilometero 20 Prito bagaragaye muri kilometero enye ahashobora gukorwa urugendo rw'iminota 20 n'amaguru, icyo bita route march mu ndimi za gikomando, mu minota 20 aho Wazalendo bagaragaye ku munsi w'ejo waba wibereye aho bita Rubaya rwose. Aya makuru rero ndaza kuba nayagarukaho nkubwire uko bimeze, ndetse kandi makuru y'ingenzi kandi yihutirwa kugeza muri iki gitondo. Wazalendo ndetse na FARDC bamaze kwigarurira radio mu by'ukuri Amani yari yarafashwe n'abarwanyi b'umutwe twaje nkora 23 ikorera hano muri aka gace ka Baubo, nk'uko amakuru aturuka yo ari kubitangaza. Amakuru ndi guhabwa aravuga ko mu by'ukuri mu bitero byabaye ijoro ryose birangiye muri uru rukerera rwa kare rwose abasore ba Wazalendo na FARDC bamaze kugaruza iyo radio yari yarafashwe n'abarwanyi ba FC23 yacishwagaho propaganda z'uyu mutwe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nabyo ngiye kuba nabigarukaho ndinjira akantu ku kandi mu mujyi wa Rubaya nkubwire situation ikirenge ku kindi. Ni amakuru akomeye cyane ndetse bimeze nkaho ari amakuru y'ubutasi yanyobeyeho. Mbona ubuzima bwa buri munsi mu mujyi wa Rubaya kuva ibi bice byatangira kugarizwa n'imirwano. Ni raporo ikomeye cyane yoherejwe hanyuma tuza kuyitera imboni. Bigaragara yuko iyi raporo yari ifite aho yoherejwe. Rero ndaza kwinjira imbere indani mubwire byinshi mu byari biri muri iyi raporo. Bigaragara ko yarimo itangwa n'intasi z'uruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaba ziri muri Rubaya, ndetse turareba n'ibitero biteganyijwe na gahunda ziteganyijwe cyangwa se icyo twageranya nk'ingamba zafashwe muri gahunda yo gufata ndetse no kwigarurira ibi bice. Gusa mu makuru yavuzwe biravuga ko mu minsi ya vuba hashaka kongera kumvikana ibitero bya drone by'umwihariko mu bice bikekwamo bamwe mu bayobozi, aho hari gukorwa ubutasi ku bice bikomeje kugenda bicumbikirwamo abayobozi. Uravuga ko nk'umuyobozi wa teritwari ya Masisi wakoresheje inama ku munsi w'ejo muri Rubaya, mu by'ukuri byari bizwi neza aho yagomba gukoreshereza iyi nama, ariko hari impamvu nyamukuru yatumye hatagabwa ibitero bya drone. Turaza kureba ikibyihishe inyuma nk'uko biri kugarukwaho muri aya makuru. Unyemerere twinjire mu yandi makuru agiye atandukanye tureba uko byifashe kugeza kuri uyu munota ku cyorezo cya Ebola gikomeje guca ibintu mu mujyi wa Goma, mu mujyi wa Bukavu, Ituri ndetse n'ahandi agiye atandukanye. Gusa kuri ubu bivuga ko Leta y'i Kinshasa yafashe ingamba zikomeye cyane zigamije gukumira ndetse no kugerageza guhagarika ikwirakwira ry'iki cyorezo gikomeje guca ibintu mu mujyi wa Goma. Muri amasaha ndakubwira ko situation y'imibereho mu mujyi wa Goma yarushijeho gukara ku buryo budasanzwe. Abatuye mu mujyi wa Goma bongeye gutangaza yuko bagowe 100% n'imibereho n'ubuzima bwa buri munsi, nyuma yuko kugeza kuri ubu ngubu ibice bya Masisi, Rucuru ndetse n'ahandi no mu mujyi wa Bukavu byagendaga bikurwamo ibiribwa byo kugaburira abatuye muri uyu mujyi ndetse n'ibindi nkenerwa. Kuri ubu ibyo bice bikaba bitagikora ndetse abaturage bakaba barabikoze, bakaba baragiye mu by'ukuri birukanwa mu bice byabo n'imirwano, bakaba bari mu buhunzi. Ubu rero
umujyi wa Goma imibereho ya buri munsi bayikuraga ku ruhande rw'u Rwanda mu mujyi wa Gisenyi, aho uyu mujyi ibirimo imboga, inyama ndetse n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye byavagayo bikerekezwa mu mujyi wa Goma byahagaritswe. Ubu rero abari muri uyu mujyi bakaba bakomeje kugaragaza ko bugarijwe mu by'ukuri n'ibibazo bikomeye cyane. Andi makuru akomeye cyane kandi aravuga ko hari diploma militeri z'abarwanyi ba FC23 zavuzwe mu mujyi wa Goma. Nabyo ndaza kuba mbigarukaho muri iki gitondo ndebe mu by'ukuri byose biri kuvugwa ahangaha bimeze bite cyangwa se byifashe bite. Ni mu gihe kandi uvuga ko hari abasirikare ba leta ya Congo FARDC baba batangiye kwinjira hafi muri imwe mu myanya igenzurwa n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 muri teritwari ya Nyiragongo. Turareba situation yose ku bijyanye n'ibikuvuga muri teritwari ya Nyiragongo ndetse n'andi makuru agiye atandukanye akomeje kugenda ajya hagaragara, kuko ngira ngo murabizi cyangwa se mumaze kuba mwabimenyera ko tuba tubafitiye amakuru menshi cyane ashoboka, tuba twagiye tubakusanyiriza cyane cyane mu masaha mu gitondo ho bikaba akarusho, kubera ko mu by'ukuri ijoro ryose tuba twariraye dukusanya amakuru kugira ngo muze kubasha kwiyumvira amakuru atosoye kandi ameze neza cyane. Ku bw'izo mpamvu, ku muntu udukurikiye ari ku nshuro ya mbere, urabyumva ko ugomba gukanda subscribe hano kugira ngo ujye urushaho kugenda ubana natwe mu biganiro amakuru tugenda tukugeza munsi ku wundi. Kandi nanone niba mu by'ukuri wishimiye iki kiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho, kanda like. Ndetse kandi nanone mu minsi yashize navuze yuko mu by'ukuri abantu bashaka ko Rubaya ibatombe, mukande like turebe ko mu by'ukuri mushyigikiye koko izi ngabo za leta zafata mu by'ukuri iyi Rubaya ndetse n'abawazalendo ikirukanwamo abarwanyi ba AFC23. Ariko nanone munyarukire muri comment cyangwa se hatangirwa inyunganizi n'ibitekerezo, mu by'ukuri mugira icyo muvuga. Niba mu by'ukuri ntacyo wakongeraho cyangwa se nta bitekerezo cyangwa se nta nyunganizi, ushobora no gushyiramo imitima, ubundi tugakomeza kugenda twibanira 5 kuri 5. Biradufasha cyane kandi byongera kutugaragariza yuko mudushyigikiye mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Munyarukire no ku rukiko info, mwibuke gukanda subscribe. Reka rero ninjire mu makuru nta gutinda kugeza kuri uyu munota, mubwire uko byifashe hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni inkuru yitirwa cyane imaze kutugeraho. Amakuru aravuga ko wazalendo bakaniye ndetse bafashe ingamba zikomeye cyane hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Izi ngamba ngo zikaba zitari buze gusiga abarwanyi ba AFC23 ubusa. Byanze bikunze umutwe wa 23 ushegesherejwe ku buryo bukomeye cyane muri Rubaya, nkuko amakuru aturuka muri ibyo bice abitangaza. Ubu Radio Amani yakoreraga muri kilometero 4 hano Baubo yacishwagaho amatangazo, ubutumwa ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye AFC23 yabaga yageneye abaturage. Iyi radio yamaze gushyirwa hasi ku buryo bukomeye cyane na wazalendo. Bavuga ko mu by'ukuri uko ari uguca intege gukomeye cyane mutwe wa AFC23 mu rwego rwo gutanga ibitekerezo ndetse no kwigarurira imitima y'abaturage, kubera ko ni radio yumvikanaga mu bice bigiye bitandukanye birimo no muri teritwari ya Masisi yose, yewe n'imwe mu myanya yo mu mujyi wa Goma ndetse n'ibice bitandukanye bitagenzurwa n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa 23. Bityo bikavugwa ko AFC23 yaba ihuye n'igihombo kitigeze kibaho, kuba kugeza kuri ubu ngubu iyi radio bifashishaga itakiri mu maboko yabo, ngo byongeye kugaragaza ko nta gushidikanya izi nyeshyamba za AFC23 zigikeneye izindi ngufu zikomeye cyane. Gusa kandi nanone wazalendo bo bakaba bakomeje ibikorwa byabo aha muri teritwari ya Masisi. Yewe amwe mu makuru akomeye cyane yakomeje kugenda agarukaho ndetse anatangazwa. Biravugwa yuko atari iyi radio yonyine gusa, kubera ko iyi radio nubwo yafashwe yari hafi cyane neza mu bice bya Rubaya, ariko bikavugwa ko kuri ubu ngubu abarwanyi ba wazalendo baraye mu bice byegereye cyane Rubaya, ndetse binasobanurwa ko kugeza kuri ubu ngubu abatuye mu mujyi wa Rubaya, bamwe mu barimo abaturage
batangiye kuzinga utwabo bitegura ko isaha iyo ari yo yose nirukoma rugakubita rutenderi barahita biruka bagahunga bakava muri iyi rubaya bakayisohokamo bagacika uyu mutwe wa 23. Gusa M23 iyo ngo irifuza kurwanana nabo ntabwo ari uko bari buze gufata intwaro ngo berekeze ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo amakuru agaragaza yuko AFC M23 ishaka kubakoresha nk'ibikingi byo kwirindira ndetse no kwirindira ibitero bikomeye cyane bya za drone zirimo CH4 zakomeje kugenda zibica bigacika hano muri rubaya, Ket6 ndetse na Kamikazi drone zifashishwa mu bitero by'imisada ndetse no gusenya hari intwaro zikomeye cyane za AFC 23. Amakuru y'ingenzi atangazwa aravuga yuko kugeza kuri uyu munota igisirikare cy'umutwe wa 23 cyafashe intwaro zikomeye cyane maze bagenda bazishyira muri karitsiye zituwe ku bwinshi n'abaturage. Ibi ngo biragaragaza ko umutwe wa AFC 23 wateze imitego ikomeye cyane kandi idasanzwe uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse kandi ku munsi w'ejo nyuma y'uko auto defense ya Rubaya ishyizwe hasi, ubu abarwanyi ba AFC 23 barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo icyuho cyasizwe nyuma yo gufata Kanyaru no gusenya auto defense ya 23 kuri Rubaya babashe kukiziba. Kugeza kuri ubu ni muri urwo rwego imbunda zikomeye cyane zashyizwe muri ibi bice, ariko ntiwirengagize ko Radio Amani yamaze kuba mu by'ukuri yafatwa hamwe mu hasangizwaga ubutumwa bw'abanyeshuri ba AFC 23 nk'uko mu by'ukuri aya makuru akomeza kugenda abitangaza cyangwa se amakuru atugeraho akomeza kugenda abivuga. Iyi radio ngo yatangazaga ubutumwa butandukanye bw'umutwe wa AFC 23 burimo nk'amatangazo agenda atangazwa n'abayobozi bagiye batandukanye ndetse imyiteguro yo guhura n'abaturage n'ibindi bigiye bitandukanye, birimo nko kuba umutwe w'inyeshyamba za 23 ushinjwa kuba utangaza amakuru akomeye cyane yo kwangisha leta abaturage, aho bavuga ko iyi leta ikora ibikorwa bibi kandi by'ubugezi bwa nabi, ndetse bagasaba abaturage gushyigikira ndetse no gukora gahunda zigaragaza ko batishimiye ko igisirikare cya leta n'ubuyobozi bwa leta bagaruka muri ibi bice. Gusa ibyo kugeza kuri ubu ngubu ntabwo bibuza ko imirwano iri gukomeza, ndetse kuba amakuru avuga ko iyi radio yaba yafashwe ntabwo biri buze guhagarika urugamba, ndetse n'intego ya Wazalendo biravuga ko iyo na FARDC atari Radio Amani, ahubwo mu by'ukuri byabaye kwa gutera ibuye rimwe bagahamya inyoni ebyiri, kubera ko iyi radio n'ubundi ntacyo bayikenereho, ariko biraza kubafasha ku buryo bukomeye cyane, kuko biri mu byatumye bamwe mu baturage batangira kubona ko ishyamba atari ryeru, nyuma y'uko AFC 23 uwitwa Emmanuel umuyobozi wa teritwari ya Masisi yari yamanutse yasezeranya aba baturage babwira ko ibintu byifashe neza, ndetse AFC 23 ngo ifite ubushobozi bwose buhagije bwo kubarinda mu gihe bayishyigikiye. Bivuze ngo nyuma y'uko abaturage babonye yuko iyi radio yamaze gushyirwa hasi yacishwagaho ubutumwa bwa AFC 23, byanze bikunze ahangaha nutazi kuvuga araza kuvuga, kuko bamaze kumenya ukuri kose ku bijyanye n'ibyo AFC 23 yababwiraga, ndetse mu magambo make bamaze kumenya ko ishyamba atari ryeru. Bivuze ngo ahangaha umunyabwenge wese araza mu by'ukuri kugira icyo akora. Nubwo bimeze gutya ariko AFC 23 ntabwo yifuza ko abaturage bari mu bice bya Rubaya bashobora gusohokamo, nyuma y'uko yambuwe Kaniro, Kironge, Cyugi, Kinigi, Runigi, Kasake, Midiho ndetse na Kanyaru. Biravuga ko AFC 23 ifite icyizere y'uko niyifashisha aba baturage bahano muri teritwari ya Masisi mu gice cya Rubaya itazigera na rimwe igabwaho ibitero biri massive attack, cyangwa se hakunze gukoreshwa imvugo ya simultaneous attack hano muri Rubaya. Bityo AFC 23 izaba ibashije gutsinda ibitero bikomeye cyane bya za drone. Hazaba hasigaye ibitero shoma ndetse n'amataka akomeye cyane aherekeranyije n'amaambush. Usibye yuko kuri ubu ngubu mu makuru ari kutugeraho biravuga ko AFC 23 nubwo yiringiye gukoresha ubwo buryo bwo gukoresha abaturage bo muri Rubaya ntibasohokemo, hari bamwe mu batangiye guhunga
berekeza mu bice bya Sake, Mugunga ndetse na Goma. Amakuru kandi aturuka imbere indani atugeraho akavuga ko kugeza kuri iyi saha cyangwa se kugeza magingo aya ngaya, hari n'amakuru avuga ko ubutegetsi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye na Wazalendo baba bize amayira akomeye cyane yuko bagomba gufata ingamba zikomeye, zirimo kuba bagomba gufunga buri kimwe cyose cyinjira mu mujyi wa Rubaya, ubundi bakabasigira inzira imwe isohoka yo guhunga, bityo ngo n'abo baturage nibatangira kwicwa n'inzara bazatangira guhagurukana AFC M23 bo ubwabo. Ikindi kandi AFC M23 nayo ubwayo mu gihe ifungiwe amazi n'umuriro muri uyu mujyi wa Rubaya, bikavugwa ko byanze bikunze iza guhita yisohokamo. Ni amayira akomeye cyane akomeje kubaho hagati y'impande ebyiri zihanganye muri Rubaya, aho mu by'ukuri buri umwe yigiza nkana, ariko kandi kugeza kuri ubu ngubu bikavuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bugaragaza ukutava ku izima. Si byo gusa, kubera ko n'abarwanyi ba AFC M23 nabo barerekana ishusho yo kutava ku izima muri imirwano, ndetse no gukomeza kugaragaza intambwe zikomeye cyane, kuko uyu mutwe wa 23 nubwo igisirikare cya leta ya Kongo bumva gifashe ingamba zikomeye zingana gutyo, nabo baragerageza kongera kugaba ibitero bigamije kwigarura ibice birimo na Kinigi, kuko amakuru akomeye cyane atugera avuga ko ibice byongeye kumvikanamo ibitero bikomeye cyane n'ahitwa za Katare. Nyamara tuzi neza ko ibi bice mu minsi yashize ubwo ibitero bikomeye cyane byatangiraga, ibice byari byamaze kwigarurirwa ndetse no gufatwa n'uruhande rwa FARDC ndetse na Wazalendo. Ibi bigaragaza ko rwose byanze bikunze hano muri Rubaya urugamba ruracyari rubisi, ndetse murasabwa rwose kutajya kure, kubera ko isaha ku yindi urumva ko ibintu bikomeje kugenda bihinduka. Ariko ngo Hibu Special Force nayo iracyari hafi aho ngaho. Ariko kandi nanone reka twinjire muri amakuru nkubwire iby'amakuru akomeye cyane, ni akaga gakomeye cyane kuri ubu ngubu bivugwa ko kamaze kugariza abatuye mu mujyi wa Goma. Iyi mirwano wumva ikomeje kuba iri guca ibintu yatumye bimwe mu byavaga muri teritwari ya Masisi byoherezwa mu mujyi wa Goma kugeza kuri ubu ngubu bihagarara, ndetse kandi yewe n'ingendo zo kuva muri Kivu y'Amajyepfo werekeza muri Kivu y'Amajyaruguru nko mu bice bya Bukavu werekeza mu mujyi wa Goma wifashishije umuhanda utari uw'amazi cyangwa se ikirere biragoranye. Gusa ikirere nacyo wibuke ko ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma nta ndege n'imwe ihaparika. Uwitwa Emmanuel Ndizeye Rutebuka ntabwo uyu nguyu yigeze ahagarara ku kubwira abaturage ndetse anabizeza ko ibintu biri buze kumera neza hano Rubaya, ariko yirengagiza ko mu mujyi wa Goma ahari ubuyobozi bukomeye cyane bw'abarwanyi ba AFC M23. Abaturage bari gutangaza noneho ko usibye kwicwa n'isasu, inzara nayo iza kubahondagurira mu nzu. Aya makuru barayavuga bavuga yuko mu by'ukuri ahavaga ibiribwa hafi 50% byakoreshwaga mu mujyi wa Goma hamaze guhagarara. Ibi babivuze bavuga ko hari ingaruka ariko nanone z'icyorezo cya Ebola cyongeye kugaragara hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bavuga yuko kuri ubu ngubu imipaka ibahuza n'u Rwanda yafunze, ni ukuvuga umupaka wa Gisenyi ndetse Goma, Petite Barriere na Grande Barriere. Iyi mipaka rero ngo ikimara gufungwa ibintu byahise birushaho gukara, ariko kandi nanone ngo ingaruka zirimo kugaragara uruhande urwo ari rwo rwose, kuko ku ruhande rwa Gisenyi abaturage bari basanzwe bakora ibikorwa by'ubucuruzi mu mujyi wa Goma, baranasaba ko hashyirwaho amakoperative, hanyuma bamwe bakazajya bajyana ibi bicuruzwa kugira ngo imirimo yabo ikomeze. Gusa ibi ubuyobozi bugenzura ku ruhande rw'umupaka ntacyo baragira, ntabyo baratutangazaho. Ni mu gihe kandi nanone nubwo ibyo bibazo bikomeje kuba mu mujyi wa Goma, bivuga ko uyu mujyi ushobora kwibasirwa n'ibitero bikomeye cyane. Ni nyuma y'uko kandi amakuru atugeraho anagaragaza ko hano mu mujyi wa Goma hakomeje kugenda hagaragara amakamyo menshi cyane y'abarwanyi ba AFC M23 ahanyura yerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba muri teritwari ya Masisi kujya gutanga ramforo cyangwa se ubufasha. Ibi rero byose byerekana kandi bikagaragaza yuko mu by'ukuri hakiri akazi kenshi cyane ko gukora hano muri Kivu y'Amajyaruguru,
Kuri ubu ngubu umujyi wa Goma abawutuye rero bakavuga ko nanone babangamiwe ku buryo budasanzwe no kuba impande zose uyu mujyi ufunze. Ati ikibuga cy'indege cya Goma ntabwo kirimo gukora. Kuba ikibuga cy'indege cya Goma kitarimo gukora ni ingaruka zikomeye cyane ku byakabaye bihagezwa muri ubwo buryo. Bivuye kuri ibyo, AFC-23 yamaze guhagarika ingendo zose zihuza iki gice cy'ahangaha Goma ndetse na Butembo. Usibye yuko bivugwa ko ibikamyo ndetse no gutwara ibiribwa byo byemewe, ariko ngo bigatambamirwa n'ubundi n'umutekano muke ubarizwa muri iyi nzira, nabyo bikaba biri mu biri gutuma uyu mujyi wa Goma wugarizwa n'ibibazo bikomeye. Hakiyongeraho ibyo hano muri Masisi ariko imirwano ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda bafunze mu rwego rwo kwirinda ndetse no kuvuga yuko bababajwe ku buryo budasanzwe n'icyo kibazo mu by'ukuri cya Ebola. Ibi byose ni ibigaruka ku batuye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma bikagira ingaruka zikomeye cyane mu gihe abaturage benshi bakomeje kugenda barahunze imirwano, ndetse usibye abahunze imirwano hari n'abandi bagiye bahunga mu by'ukuri ibindi bigiye bitandukanye. Bigaragara yuko rero kugeza kuri uyu munsi cyangwa se kugeza kuri iyi saha abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barababaje kandi bari mu buzima buteye impungenge hamwe n'agahinda nk'uko birimo birarushaho kugenda bigaragara cyangwa se mu kuri kw'amakuru agenda atugeraho. Aho ngaho rero ni mu mujyi wa Goma, aho ngaho ni muri Rubaya. Ngira ngo mukurikiye mwumvishe uko ibintu byifashe, mwumvishe uko ibintu bimeze hano muri kino gice nk'uko amakuru aturukayo agenda abigaragaza. Ni mu gihe kandi kugeza kuri ubu ngubu bigaragara yuko imirwano yo mu by'ukuri isaha ku yindi iracyaza gukomeza cyangwa se iracyakomeje. Hanyuma rero reka mwese twabanye kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota muri aya makuru mu by'ukuri tusubikira ahangaha kuvuga menshi siko kuyamara, ahubwo mbateguza ko mu kanya kari imbere n'ibindi biraba bimaze kujya ahagaragara cyangwa se bimaze kugenda bisohoka turaza kugenda tubibagezaho. Hari n'impamvu mbwira abantu ni mukande subscribe cyangwa se sabone kugira ngo tujye turushaho kugenda tubana umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Mugire ibihe byiza, Imana imigishe ku munsi kugenda bibana namwe. Ciao ciao, hasta la vista.